ubu uzajya ugenda ku bantu bazwi turi babwire habaye MTN cyangwa Airtel, ugenda ugiye gufata simukadi nshya umuhe identite yawe, iyo identite ashire mu mashini, hari system akoreramo, hahite haza umwirondoro wawe w'irangamuntu, kuko babihuje na kiriya kigo kiduha amarangamuntu cyitwa NIDA. Noneho ahita yibona muri system, areba tunire hema, noneho namara kubona ari rehema ashiremo imyirondoro ye, hanyuma bagufotore ifoto yawe. Iyo foto yabarebe rehema ifoto niba ari we uri kuri ya ID, noneho baguha iki simukadi yawe. Ubwo no kuvuga ngo nta handi bazahurira na rehe, bazahurira no kukwiba. Nukuvuga ya simukadi yawe izaba ihwanye n'iki n'irangamuntu. Biradufashije kuko byatuhayeho kenshi, bakomeza kuduhamagara, badutwaye n'amafaranga menshi. Bakomeza kutubwira ngo bakatubaza ko amanuza inomero ya konte, bakatubwira ngo dushira amafaranga yango mbe dufite amafaranga ngahe kuri konte. Waba mbese wabavumbuye bakabasha kuba baragutuka. By'umwihariko nk'abaturage bo mu karere ka Ngororero, ariko cyane cyane abo mu murenge wa Muhororo dukoreramo, tuzagerageza gutanga ubwo butumwa mu tugari twose tugize uwo murenge ndetse n'ahandi bishoboka, turushaho gukwirakwiza ubwo butumwa bufasha abaturage bibarinde bwa bujura, bibarinde undi muntu wese uwo ari we wese yababeshye, kandi bibagire urwego bizamura mu iterambere mu ikoranabuhanga ry'abaturage bacu. Ubutumwa muduhaye bwo kuvuga ko simukadi zacu ari ibintu tubikaho amabanga yacu, nizeye ko nzawugeza ku bamuhagarariye ndetse n'abaturanyi banje, cyane ko abantu bazaga baca inyuma bakaduhamagara bagatwara amafaranga yacu ari kuri simukadi, tukayoberwa ukuntu bayatwaye kandi twe tuyifite ntawe uyikozeho. Hagiye haboneka abantu benshi bagira gutya bagakora amanyanga menshi atandukanye ku masimukadi. Ubu rero ndumva impungenge tuzishize, buriya tubonye aho tuzajya tubasha kubariza amakontakite mwayaduhaye.